iyo munsi hari ibintu bikugoye, hari ibintu bikugabangamiye, hari ibintu bikubujije amahoro, ariko Bibiliya yavuze ngo izamenagura inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma izabicamo kabiri. Hari inzugi zikinze ku buzima bwawe, hari ibihindizo bikingi biri ku buzima bwawe, hari ibiri gutuma udatambuka, hari ibintu bikugose, ariko Imana ivuganye nawe. Iyo munsi izamenagura inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma izabicamo kabiri. Nutinye ibyo uri kubona, nutinye urugamba uri kurwana, Imana iri kumwe nawe. Iyabanye na Kuru agafata igihugu cya Babuloni, ibintu bitari byoroshye, ibintu byari bikomeye, ariko Imana ivugana na Kuru, iravuga ngo nzakenyuruza abami ngo ukenyeze. Twahaye ikaze mwese, twongeye kugaruka mu byiringiro by'Abera TV. Ndi Clement Bagemahe, turabakunda cyane, tumaze kugenda tubana namwe, kandi uko mugenda mutwakira, uko mutwiyereka, mu kureba ibiganiro byacu, mu kubisharinga, mu gukora subscribe, ibyo byose bitwereka ko muri inshuti zacu zakadasohoka. Uyu mwanya nanone twishimiye kongera kubana namwe, turi kumwe n'umukozi w'Imana Gatete, Evangeliste Gatete. Turamwishimira cyane, atubwira ukuntu Imana amugishyize ku mutima gutekereza gushyiraho ibyiringiro by'Abera TV, nuko afite ishaka ryo kubwira abera gukomeza ibyo byiringiro. Bwana Gatete, turamwakiriye cyane. Gatete Evode, bonjour, uraho neza? Uraho neza Clement Bagemahe. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, ndashimira Imana. Entreta, mu by'ukuri turakubonaho, ndakubonaho amavuta y'Imana, ariko hagati aho ngaho unambaye neza papa. Yego, Imana igusize irakunogereza n'ubundi, ariko kwambara neza byo ni indwara nsigaye ndwaye, kandi iyi ndwara ntabwo ikira. Ikira Gatete ambaye neza ati ni indwara. Tukira aho ngaho, sinzi niba kameraman nanjye ari kungaragaza aho gakeya, ntabwo njya kwigereranya nawe kabyarawe, ariko se nk'aka kanya imyambaro y'inkweto ni nziza, ipantaro, ishati, isaha, wambaye neza. Bibiliya yongera nk'ingi, Bibiliya yera ariko nini, ariko si Imana ikubwiye, Imana ivuze ngo iyi myambaro yivanemo agakati turi mu kiganiro uyime, wabyemera cyangwa ntabyo wakwemera? Imana ivuze umuntu arayumvira, ariko ntekereza ko Imana nayo itavuga ngo umuntu akuremo yambara ubusa. None se ubwo ture bwambara ubusa ukayivanamo nyuma y'ikiganiro, birashoboka byo? Birashoboka. Ivuze ngo uriya muntu iyi myenda uyimuhe, ariko ariyo ibivuze, nakurikiza ijwi ry'Imana kuko ariyo yaduhamagaye. Gatete, Imana imvugiyemo, ntabwo wemera ko nanjye mvugiyemo? Uremera ko urumva ari iby'abanyamakuru? Ibi ni iby'abanyamakuru, ntabwo ari Imana ivuze. Imana ivuze, Imana uravuze, Imana ni Imana ivuze, ni ukuri. Ngaho ibihe byiza rero, ntacyo ntugundire umutima, ni ukuri, ni Imana nanjye imvugiyemo mu by'ukuri. Kandi Imana ivugira abanyamakuru, umenye ko abanyamakuru ni mwe mu ijuru, ni amakuru, ikintu cyose ni amakuru. Imana kugira ngo tumenye niba igiye gutanga ni amakuru y'Imana. Uremera ko abanyamakuru bahereye no mu ijuru? Ndabyemera, Imana ibavugiramo, ariko muri uyu mwanya ntabwo ari yivuze. Muri uyu mwanya kugira ngo iyi kuntu wambaye ubime, ntabwo ari yivuze, ntabwo ari yivuze. Shandumiwe rero kuri Imana. Reka tugwakire rero ku ijambo ry'Imana. Ibihe byiza rero ngayo nguko, reka tujye kumwakira tugezeho ijambo ry'Imana Imana yamushyize ku mutima mu byiringiro by'Abera TV. Turongeye turabashuhuje mwese abakurikiye ibyiringiro by'Abera TV. Uyu ni wa mwanya duhura tuganira ku ijambo ry'Imana. Njye nitwa Gatete Evode. Murakoze, mureke twinjire mu mwanya dusenge, ubundi twinjire mu mwanya w'ijambo. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ko ukomeje gukora imirimo ikomeye ku buzima bwacu. Waraturinze, urinda n'itorero, urinda abantu bawe bose Mwami, urinda igihugu cy'u Rwanda, urinda abantu bo mu isi yose. Tugeze iyi saha twese duhumeka umwuka w'abazima Mwami, nta gikuba cyacitse muri twebwe, Uwiteka ubishimirwe. Turakwinginze rero muri uyu mwanya ubane natwe, tugirire neza Mwami, muri uyu mwanya w'ijambo. Uwiteka Nyiringabo w'ururu kubane natwe, imbaraga zawe zitugote, kandi umwuka wawe wera abe muri twebwe. Urakoze kubikoze rero, bana natwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amena. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, hanyuma turasoma mu bice byaho 45. Dusome duhereye ku murongo wa mbere. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya
ibice 45, hanyuma dusome duhereye ku murongo waho wa mbere. Titire y'amagambo iravuze ngo ibya Kuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Ibi ni ibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye. Amena. Muri iki gitondo ndumva twaganira kuri iri jambo ry'Imana dusanze muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Uyu ni uwitwa Kuro wavugwaga. Yesaya yamuhanuye ataravuka, amuhanura ataravuka, ariyo no magambo yamuvuzeho, ni Imana yari yabwiye Yesaya. Hanyuma uyu Kuro rero impamvu yavuzwe nuko Abisiraheli bari mu bunyage bw'imyaka 70 mu gihugu cya Babuloni. Iyi Babuloni yari iyobowe n'umwami witwa Nebukadinezari. Uyu Nebukadinezari niwe wagiye mu gihugu cya Yuda, kuko cyari igihe igihugu cya Isiraheli cyacitsemo kabiri, amajyepfo n'amajyaruguru. Amajyepfo ayoborwa n'umuhungu wa Salomo witwaga Rehobowamu, hanyuma amajyaruguru y'imiryango 10 iyoborwa n'umugaragu wa Salomo witwaga Yerobowamu. Aya mazina ni amazina ajya guhura ariko atandukanye. Uyu Rehobowamu yari umugaragu w'umwami Salomo. Hanyuma rero iki gihe nibwo Abisiraheli cyangwa se igihugu cya Isiraheli cyacitsemo kabiri. Uwitwa Rehobowamu asigarana imiryango 2 yo mu majyepfo, ari igihugu cya Yuda, agira umurwa mukuru wa Yerusalemu. Hanyuma uyu imiryango 10 ijya mu majyaruguru y'igihugu, hanyuma iyoborwa n'uwitwa Yerobowamu umugaragu wa Salomo. Hanyuma igira umurwa mukuru witwa Samariya. Hanyuma rero iki gihugu amajyaruguru yaje gusenywa n'ubwami bwa Shuri, barawurimbura neza, Isiraheli irarangira. Hanyuma rero uwitwa Nebukadinezari nawe aragenda atera ubwami bwasigaye bw'imiryango 2 igihugu cya Yuda, nacyo barakirimbura, barahasenya inzu z'Imana, insengero barazisenya, ibikorwa byose byo muri icyo gihugu barabisenya. Ngo barangije abantu babatwaraho, babajyana mu bunyage bw'imyaka 70. Barangije kubajyana muri ubwo bunyage bwa Babuloni, habaho igihe uyu mwami Nebukadinezari afata abaturage ba Babuloni abatuza aho ngaho mu Buyuda. Igihugu cya Isiraheli kirasibangana neza ku ikarita y'isi, ahubwo hazamo ubundi bwoko butari ubwoko bwo muri icyo gihugu. Hanyuma rero uyu Kuro uvuzwa aha ngaha afite sekuru witwa Ostashe. Hanyuma abyara umukobwa witwa Mandane. Uyu sekuru yaje kurota inzozi z'amayobera, abona ngo uruzi rumugose, rumaze kumugota yibaza icyo inzozi zisobanuye, biramugora cyane. Ngo ariko arangije akoranya abajyanama, yegeranya abantu benshi b'abanyabwenge, ngo arangije abasobanurira iby'inzozi yarose.
amaze kuzirotorera abo bose haboneka abantu b'abahanga bazi gusobanura inzozi, ngo barangije baramubwira ngo izi nzozi icyo zisobanuye ni umuhungu uzabyarwa n'umukobwa wawe, ngo kandi uwo muhungu azaba umuntu ukomeye, ngo kandi namara kuba umuntu ukomeye azagukura ku bwami. Uyu sekuru wa Kuru yari umwami ayoboye igihugu cy'Abamedi n'Abaperesi. Ngo arangije amaze gusobanuza iby'izo nzozi, bamusobanurira yuko uwo mukobwa azabyara umwana agakomera akaba igihangange ku isi yose akayobora amahanga. Ngo uyu sekuru ngo agira ubwoba, yibaza uburyo ingoma yaruhiye, yibaza uburyo igihugu yubatse kizaza kuyoborwa n'umwana abereye sekuru. Ngo yigira inama yo gufata icyemezo, afata umukobwa we Mandane amujyana mu kindi gihugu amushingirayo, ngo kugira ngo atazabyara umwana akamusimbura ku ngoma. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko uwo mukobwa ageze muri ubundi bwami abayo, ngo atwarirayo inda. Igihe cyo kubyara kigeze, yibuka yuko agomba kujya kubyarira kwa se, atagomba kubyarira mu mahanga. Afata icyemezo asubira mu gihugu yavuyemo, aragenda ajya iwabo kwa se, aba ariho abyarira. Mu gihe cyo kubyara, uyu se yaragiye asanga yabyaye umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu aramufata, amuhereza generali w'igihugu cye, aramubwira ngo genda wice uyu mwana. Imana ishimwe. Ngo hanyuma generali afata wa mwana aragenda agiye kumwica. Ngo ariko arimo aragenda ahura n'umushumba waragiraga ibwami, amatungo y'ibwami. Ngo arangije ngo aravuga ngo nkanjye generali wambaye amapeti, wambaye igihanga, uyoboye abasirikare b'igihugu cyose, nica umwana gute w'uruhinja? Ngo afata wa mwana awuhereza umushumba w'ibwami, aramubwira ngo genda wice uyu mwana. Ngo hanyuma uyu mwana nawe, uyu mushumba w'ibwami afata uwo mwana. Uyu mushumba yari afite umugore utwite nawe. Ngo arangije ngo aragenda, ageze mu nzira umugore we nawe arabyara, ariko abyara umwana wapfuye. Ngo hanyuma ngo uyu mushumba aravuga ngo ntago nakwica umwana udafite urubanza, ahubwo reka mujyane murere asimbura umwana wapfuye. Ngo aramujyana aramurera, ariko ngo umwana akura yitoza ibintu bya gisirikare. Ngo umunsi umwe atongana n'abana bose, hanyuma bigera ibwami. Umwami ngo atumiza abo bana bose abaganiriza uyu mwana witwa Kuru uburyo yisobanuye, yumva ko atari umwana w'umushumba. Atumiza wa mushumba aramubaza ngo uyu mwana wamukuye hehe? Asobanura ko yamuhawe na generali ngo amwice, ariko ntiyamwica. Hanyuma uyu Ositashi ahamagara umukobwa we Mandane, aramubwira ngo dore wa mwana wawe ntago yapfuye, ahubwo arahari. Baramufata bamujyana kumwigisha amashuri ya gisirikare, yiga amashuri y'igisirikare arayaminuza. Arangije asoma ibitabo, asanga hari ahahanuwe yuko azarengera Abisiraheli. Niko gufata icyemezo cyo gutera Babuloni. Iyi Babuloni yari igihugu gikomeye, kandi uyu mwami Nebukadinezari niwe muntu wa mbere wakoze amateka yo gushyira ubusitani mu gihugu cya Babuloni mu kirere. Kugeza na n'iyi saha nta wundi urakora ayo mateka. Kandi ikindi Nebukadinezari yakoze, yari yarafashe uruzi rwa Yorodani, ngo arangije ngo araruyobya, aruyobereza ku rugo rwiwe ruzenguruka inzu ye y'ibwami. Bivuze ngo gutera Babuloni ntago byari ibintu byari byoroshye, byari bigoye cyane. Hanyuma ikindi Nebukadinezari yakoze, yari yarafashe urugi rwafungaga amarembo ya Babuloni,
uru rugi rwakingurwaga n'abasore 3,000 rugakingwa n'abasore 3,000. bivuze ngo gutera Babuloni ntago byari byoroshye, byari ibintu bigoye, byari ibintu bikomeye. ariko uwitwa Kuro, kuko Imana yari yamuvuzeho iravuga ngo Kuro, nzakugenda imbere hataringaniye maringanize, byasobanuraga yuko izamwambutsa muri rwa ruzi rwa Yorodani akarukamya akarwambuka agatera Babuloni. iravuga ngo nzakenyuruza abami ngo ukenyeze, byasobanuraga yuko azasimbura abami bakomeye akayobora ibihugu by'isi yose. hanyuma iramubwira ngo nzamenagura ibihinduzo by'ibyuma, nzabicamo kabiri, inzugi z'imiringa nzazimenagura. byasobanuraga yuko za nzugi zose zikingwa n'abagabo 3,000 azazinyuramo kandi agasanga amarembo akinguye nk'uko Imana yamusezeranyije. ngo hanyuma Kuro, Abamedi n'Abaperesi bamwiyungaho, aba umuyobozi wabo, batera Babuloni. ngo bageze kuri Babuloni, ngo ageze ku ruzi rwa Yorodani, rwa rundi Nebukadinezari yari yarakoze. mbibutse Kuro atera igihugu cya Babuloni, ntabwo Nebukadinezari ari we wari uri kuyobora igihugu cya Babuloni, ahubwo hayoborwaga n'umwami bitaga Balitazari. ngo aragenda, ageze aho ngaho kuri Babuloni, ngo ageze ku ruzi, ngo we n'ingabo ze ngo bakandagiye ku ruzi, uruzi rurakama kuko Imana yari yavuganye nabo. ngo abandi baca ku marembo. bageze ku marembo, icyo gihe Balitazari yari yakoresheje ikirori, harimo bari kwizihiza iminsi mikuru, barimo guserebura, yatumije abandi bamayoboye, yari umwami w'abami. ngo arangije arahamagara abantu bose, barasangira bari kurya bizihiwe. ngo ariko Kuro n'ingabo ze zinjira muri Babuloni, abandi baciye ku marembo baragenda binjira muri Babuloni. amarembo yari yakinguwe, ibwami harimo kubera ibirori. ngo hanyuma ngo ingabo zose zisuka mu gihugu hagati mu murwa. ngo saa 6 z'ijoro ingabo za Kuro zifata igihugu. bishatse kuvuga iki? iyo umunsi hari ibintu bikugoye, hari ibintu bikugabangamiye, hari ibintu bikubujije amahoro, ariko Bibiliya yavuze ngo izamenagura inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma izabicamo kabiri. hari inzugi zikinze ku buzima bwawe, hari ibihindizo bikingi biri ku buzima bwawe, hari ibiri gutuma udatambuka, hari ibintu bikugose, ariko Imana ivuganye nawe. iyo munsi izamenagura inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma izabicamo kabiri. nutinye ibyo uri kubona, nutinye urugamba uri kurwana, Imana iri kumwe nawe. iyabanye na Kuro agafata igihugu cya Babuloni, ibintu bitari byoroshye, ibintu byari bikomeye, ariko Imana ivugana na Kuro, iravuga ngo nzakenyuruza abami ngo ukenyeze. bivuze ngo uyu munsi nawe hari ibintu Imana yambuye ubushobozi ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ikuyeho ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ishenye ku buzima bwawe, hari ibintu Imana irituye ku buzima bwawe, hari imbaraga Imana isenye ku buzima bwawe, hari ibintu Imana yubatse muri wowe. iravuze ngo izakenyuruza abami igukenyeze, izakugenda imbere aharataringaniye izaharinganiza. muri uru rugendo biragoye, ariko Imana izakugenda imbere ahataringaniye izaharinganiza. ndumva tugiye gusenga Imana, ariko wumve, wizere, wowe unkurikiye mwene data, Imana izakenyuruza abami gukenyeze, Imana izaguhagararaho ikurwanirire, Imana izakwimana mu biguhiga, Imana izaguhagararaho. tugiye gusenga Imana. mbagira ngo mbabwire ngo bene data badukurikiye, badahwema kudukurikira buri munsi, mujye mwibuka gukanda subscribe, kubera yuko hari abantu baba badukurikiye batarayikanda, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho. murakoze, reka dusenge Imana. turagushimiye Mana yo mu ijuru,
dusanze yuko inzugi z'imiringa uzimenagura, ibihindizo by'ibyuma ukabicamo kabiri. Niko wabwiye Kuro ahanurirwa ataravuka, kandi ibyo yahanuriwe byagiye mu bikorwa, waramurengeye uramushyigikira kugeza igihe arwanyije igihugu cya Babuloni kandi akagifata. Urakoze. Kuro yari yahamagariwe kugira ngo azakura Abisiraheli mu bunyage, hanyuma bajye kubaka urusengero i Yerusalemu. Niko wabikoze rero. Kuro yaraje akiteka ry'ubuhunzi. Turagushimiye. Bana natwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.